Tuti kandi muvandimwe uteze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira kuri FM ku murongo w'106.4 ndakuramutsa mu izina rya Yesu. Amahoro abane nawe. Turi ku isabato tariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 2020. Iyi sabato akaba ari isabato isoza amaterano makuru tumazemo icyumweru cyose, aho twagize umugisha wo kumva ubutumwa budukomeza cyane muri iki gihe kidasanzwe, aho duhanganye n'iki cyorezo cya coronavirus cyugarije isi yose. Aho uri hose, haba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, ndakurarikira kwifatanya nanjye ngo twigira hamwe ijambo ry'Imana mu nsanganyamatsiko igira iti uko wagira ibyiringiro kandi uri mu isi itagira ibyiringiro. Uri kumwe na Pastor Seta Kosofoni, umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 muri Firidi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikiranuka, uyu mwanya turagushimye cyane kubw'aya mahirwe uduhaye yo kongera kwiga ijambo ryawe. Turagushimira kuhorana natwe ukatwitaho ukamenya ibidukwiriye bya buri munsi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka tugushimire ko abanye natwe muri iki cyumweru cyose, aho tumaze iminsi twumva ubutumwa bwiza bwo kuduhumuriza, cyane ko turi mu isi iteye ubwoba, isi y'ibibazo. Ariko turagushimira Nyagasani ko no muri ibyo bibazo ukomeza kubana natwe kandi ukatuyereka nk'Imana. Turagushimira ko warinze ubugingo bwacu tukaba tugihumeka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubwo tugiye kwigira hamwe ijambo ryawe, uhumurize imitima yacu, kandi twese udutera ibyiringiro byo kuzakubona ubwo uzagaruka. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Ikigisho cy'uyu munsi wa none kiravuga ngo uko wagira ibyiringiro kandi uri mu isi itagira ibyiringiro. Nshuti kandi muvandimwe unteze amatwi, amagambo ni umuti w'ingenzi cyane. Amagambo ashobora kudukiza igihe tugerageza kuganira na bagenzi bacu ibyo dufite undi muntu wari we wese uretse twe adashobora kugeraho, cyane ibyo dutekereza. Kandi biba biherekejwe nuko twiyumva hamwe n'amarangamutima dufite. Amagambo ashobora gukomeza, amagambo ashobora kongera intege, ndetse amagambo ashobora kunganira. Amagambo kandi ashobora no kubabaza agakomeretsa abandi bitewe n'uburyo twayakoresheje. Ijambo ribabaza umutima ntabwo ari ijambo nyaryo, ahubwo riba ari igishushanyo kibi cy'amagambo meza Imana yari yaduteganirije, kuko Imana buri gihe iduteganiriza ibyiza. Muri iyi si y'ibyaha, amagambo atera ibyiringiro asubiza ubuzima abatentebutse kandi akabagaruramo umunezero. Yesu rero we uzi uburyo iyi si yaguye, uburyo iyi si icitse intege, yatuzaniye amagambo adutera ibyiringiro, kandi koko twari tuyakeneye. Iyo mpamvu muri Yohana igice cya 14 murongo wa 1 kugeza wa 3 tuhasanga amagambo meza yavuzwe n'akanwa k'umukiza wacu Yesu. Yaravuze ati, "Timuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Iyo yaba adahari mba mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngenda kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo." Aya magambo ya Yesu adutera ibyiringiro, kandi aya magambo yayatangiye asa n'utwihanangiriza. Igihe yatangiye avuga ati, "Timuhagarike imitima yanyu." Kuki yayatangiye atwihanangiriza? Birashoboka ko kumenya yuko Yesu yaragiye kubasiga byateye abigishwa kumva babuze umutekano, bikanabatera ubwoba. Kwizera Yesu konyine niko kwashoboraga kubatsindira ubwo bwoba no guhangayika bari bamaze kugwamo. Ubwoba ni indwara mbi. Abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga yuko indwara y'ubwoba izwi nka fobi igaragara nk'ikibazo cyo mu mutwe, aho umuntu yifite agira ubwoba bwo gutinya ikintu runaka, yakibona akiyumvamo ubwoba atasobanura aho buturutse. Abahanga mu buzima bwo mu mutwe bavuga ko iyi ndwara ikunze gufata hagati ya purusa 10 na purusa 20 z'abantu, aho abagore baza ari inshuro 2 ku mubare w'abagabo. Bishatse kuvuga yuko iyi ndwara y'ubwoba ifata cyane abagore kuruta uko ifata abagabo.
iyi ndwara y'ubwoba ikaba irimo amoko menshi. Ubwoko bumwe nagira ngo tuvuge ni ubwoko bwitwa phobie sociale cyangwa se agoraphobie, igaragazwa no gutinya mu ruhame, umuntu ntabashe kuvuga mu bandi. Iyi ndwara ishobora kuvukanwa cyangwa igaterwa no kubona umuntu unyegwa n'itsinda runaka, maze ubibonye agahita yitakariza icyizere yumva ko nawe byamubera gutyo. Iyi ndwara nanone ishobora guterwa no gukurira mu muryango uri nyamwigendaho, umuryango udakunze kwegerana n'abandi bantu. Ikaba yibasira cyane cyane ab'igitsina gore bari hagati y'imyaka 18 na 35. Nkuko nabivuze, iyi ndwara ikaba igenda yigaragaza mu buryo bwinshi nkuko abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe babivuga. Iyi ndwara kandi ikaba igira n'ingaruka mbi ku muntu. Ingaruka ya mbere ikunze kuba kuri iyi ndwara y'ubwoba ni ikibazo cy'ubwigunge. Abantu usanga bigunze, barwaye kwigunga. Indi ngaruka mbi ni uguhungabana. Noneho uko guhungabana kugatuma abantu bashakira umuti rimwe na rimwe mu biyobyabwenge, abandi bakiyahuza ibisindisha, abandi bakanywa imiti batekereza yuko ibyo ari byo byabasha kubakiza. Uku guhungabana kandi akenshi niko gutera n'abizera bamwe gusohoka mu itorero. Kiriya twavuze cyerekeranye n'ubwigunge, abizera bamwe usanga baragiye mu bwigunge, ugasanga ntibakiza gusenga, bakirirwa bicaye mu rugo, ugasanga bigunze ahantu badashaka no kuvuga. Ngarutse kubizera, iki cyo guhungabana bituma abantu biyahuza ibiyobyabwenge bakajya mu bisindisha. Ibisindisha ntabwo ari inzoga gusa, hari ubwo n'ibisindisha biba n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu asa naho ubwenge buyobye. Bamwe mu bizera biroha mu nyigisho zitandukanye, batekereza yuko babonamo igisubizo cy'ibibazo baba bafite mu mitwe yabo. Ariko nk'abakristo ntabwo dukwiriye kugira ubwoba. Iyi ndwara dukwiriye kuyitsinda mu izina rya Yesu, kuko nk'abakristo dufite imbaraga zo gutsinda ubwoba dufashijwe na Mwuka Muziranenge. Impinduka yose ije mu buzima bwawe ishobora kugutera ubwoba ukumva wabivamo, ariko Imana itubwira ko tutagomba kugira ubwoba. Niyo mpamvu Bibiliya usanga harimo amasomo menshi aturarikira kutagira ubwoba. Nko muri Zaburi igice cya 23 ku murongo wa 4 haravuga ngo, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ndetse Zaburi 118 umurongo wa 6 haravuga ngo, Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Hari amasomo menshi aturarikira kutagira ubwoba. Ndetse no mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2 ku murongo wa 7 Pawulo yandikiye Timoteyo amubwira ati, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo ndetse no kwirinda. Iyo usomye muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 31, Yesu yarebye abigishwa abona bafite ubwoba, bibaza uko bizagenda ejo, bazambara iki, bazarya iki. Maze Yesu ku murongo wa 31 w'igice cya 10 cya Matayo arababwira ati, nuko ndimutinye kuko muruta ibishwi byinshi. Aya magambo yose aragaragaza yuko Imana itatwifuriza kugira ubwoba cyangwa se gucika intege. Niyo mpamvu mu ijambo ry'Imana ngira ngo mu cyigisho cy'uyu munsi wa none twibande kuri risomo twamaze gusoma ryo muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza wa 3, ritangira rivuga riti, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Cyigisho cy'uyu munsi wa none kikaba kiri mu ngingo eshatu. Ingingo ya mbere ivuga ibyerekeranye n'ibyiringiro ndetse no kwihanangiririza. Ingingo ya kabiri turi buze kurebera hamwe buryo ibyiringiro bituma tugira amahoro kandi turi mu gihe cy'ingorane n'akaga. Ingingo ya gatatu turi buze kubona urufatiro rw'isi y'ibyiringiro, uko iyi si yaba isi y'ibyiringiro, cyangwa se mu yandi magambo uko twagira ibyiringiro kandi turi mu isi itagira ibyiringiro. Tukiri kuri ingingo ya mbere ivuga ibyerekeranye n'ibyiringiro no kwihanangiririza. Amagambo yo kwihanangiririza agira agaciro kenshi iyo agamije kutugeza ku mibereho myiza. Mu by'ukuri Bibiliya ikubiyemo amagambo anyuranye yo kutwihanangiririza ku buryo bwimbitse kandi akora kuri buri nguni y'imibereho yacu. Ayo magambo ashobora guhindura imico yacu kandi ashobora kutwereka aho dukwiriye kugarukira kugira ngo tubashe kunezezwa n'ibiganiro byiza tugirana na bagenzi bacu ndetse n'ibyo tugirana n'umukiza wacu Yesu. Ayo magambo kandi adufasha mu buryo bwihariye
ku kugaragaza neza imiterere n'ubwiza bw'ahazaza hacu. Mu magambo yo kwihanangiririza humvikanamo ko hari ingorane dukwiriye kuzibukira n'iby'agaciro dukwiriye kwakira tukabigira ibyacu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati mwizere Imana nanjye munyizere, maze agatanga isezerano y'uko mu rugo rwa se hari amazu menshi. Ninde se uyobewe ko umusore n'inkumi bo hambere bashaka kubaka bagombaga umukobwa agasanga nyina wabo na nyirasenge, umuhungu nawe agasanga ba se wabo na ba nyirarume, maze bakabihanangiririza. Kubihanangiririza nk'abantu b'inararibonye byabaga bigendereye kugira ngo bazagira ingo nziza. Nibaramuka bumvise uko kwihanangiriza bakumva inama, bazubaka ingo kandi izo ngo zizakomere. Mu magambo yo kwihanangiriza nanone humvikanamo ko turi ibiremwa bifite umudendezo wo guhitamo, kuko abo bana bashaka kubaka nk'uko bagirwaga inama babaga bafite umudendezo wo kwemera inama bahawe n'abo bakuru cyangwa se ntibazumve. Niyo mpamvu wasangaga ingo z'abumvise kwihanangiririza n'abakurikije inama zubakwa zigakomera, babana kandi bakabana neza, ariko abataragiraga ubushake bwo kumvira inama no kugendera mu mabwiriza no kwihanangiriza bahawe, iyi ngo zigasenyuka zitamaze kabiri. Na n'uyu munsi wa none niko bimeze. Natwe dufite umudendezo wo guhitamo, wo kwemera kwihanangiriza duhabwa n'Imana cyangwa ntitukwemere. Ariko icyo dushimira Imana nuko itwereka igihe cyose twumvise kwihanangiriza tukumva inama, amaherezo nuko nubwo turi ku isi y'ibibazo tumenye uko dukwiriye kubyitwaramo, kandi amaherezo tukazabona ibyiza. Kwihanangiririza kuba kugamije kudutera umwete wo guhitamo neza, maze tukavangura ibyiza mu bibi tukareka ibibi. Amagambo yo kwihanangiriza iyo avuzwe mu gihe gikwiriye maze tukayakira ashobora gutuma turushaho kutaremererwa n'imibereho turimo. Yesu nawe yihanangirije abigishwa be mu gihe gikwiriye kugira ngo abayobore kandi abafashe kumva neza imiterere y'imibereho ya Gikristo. Ubwo Yesu abwiraga abigishwa be byari bigiye kuzabaho biteye ubwoba ubwo azaba amaze kubakurwamo, yarabivuze mu gihe gikwiriye. Amagambo yo kwihanangiririza iteka avugwa mbere y'ibigiye kubaho. Ni ukuvuga ko ari amagambo abashingiye ku bushobozi bwa nyiri ukwihanangiririza bwo kumenya ingorane zishobora kuvuka, maze agatanga inama ikwiriye yo kuzikumira. Yesu yarazi neza ibyo abigishwa be ndetse n'abazamukurikira bose bazahura nabyo mu isi. Ifatwa rye n'urupfu rwe byashoboraga kubabera ibintu bibakomereye cyane. Kubaho batari kumwe nawe byari biteye ubwoba, by'umwihariko kumwizera kwabo. Natwe twese Yesu aratwihanangiririza kuba natwe tubaho turi imbere y'umwami utakiri ku isi, aho gushidikanya gushoberwa bihora byugarije kumwakira kwacu. Nta kindi isi ishobora gutanga uretse ibibazo n'agahinda. Niyo mpamvu muri Yohana 16:33 handitswe ngo mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Ayo magambo ni Yesu yavuze. Ibyo tubibonera mu mibereho yacu ya buri munsi ndetse no mu byo twitegereza mu mibereho y'ikiremwa muntu cyo kuri uyu mubumbe w'isi. Nta kindi kintu na kimwe isi ishobora kuduha kirenze ibibazo, kandi abantu batuye muri isi nabo nta kindi babona uretse ibibazo. Nyamara abantu bahora bariho, bahora biteguye kuzaboneka mu cyubahiro k'umucunguzi wacu wererejwe kandi agahabwa ikuzo mu mateka y'ikiremwa muntu. Ibyo nibyo byiringiro byacu byuko hirya yaha tuzabona Kristo Yesu agarutse maze akatujyana aho yagiye kudutegurira. Ngibyo ibyiringiro no kwihanangiririza Yesu yaduhaye. Ingingo ya kabiri igaragaza yuko ibyiringiro bituma tugira amahoro kandi turi mu gihe cy'ingorane n'akaga. Imyihanangiriza ya Yesu yari igamije kutwigisha. Ni ukuvuga yuko yashakaga kwigisha abayoboke be uko bazabaho mu gihe kiri hagati yo kuva muri iyi si kwe no kugaruka kwe. Niyo mpamvu dukwiriye kwitonda tukumva amagambo ye adutera ibyiringiro yavuzwe mu buryo bwo kutwihanangiririza. Iri jambo ngo timuhagarike imitima yanyu rigaragaza yuko Yesu yita ku kugubwa neza kw'imitima yacu. Imitima yacu ni ingenzi cyane kuri we, kuko no mu kurema umuntu Imana yamushyizemo umutima, kandi umutima ni umugabane utandukanye umuntu n'ibindi biremwa. Ibyo rero ni ukuri koko ko imitima yamaze kwigarurirwa n'icyaha, bityo ikaba ishaka kugenga kamere muntu
kugezaho kenshi na kenshi abantu bakora ibyo batatekerejeho. Ariko Yesu atubwira yuko imitima yacu ishobora gutuza. Niyo mpamvu yavuze ati ntimuhagarike imitima yanyu. Muri icyo cyerekezo cy'aya magambo birumvikana yuko gutuza k'umutima kubonerwa mu magambo y'ibyiringiro gusa ayo Yesu yaduhereye mu rupfu rwe, mu kuzamurwa kwe ndetse no mu kugaruka kwe kuri bugufi. Niyo mpamvu twari dukwiriye guhagarika imitima kuko turi mu isi y'ibibazo. Ariko Yesu atubwira ko atari ko bikwiriye kumera. Turi mu isi y'ibibazo dute? Turi mu isi y'ibibazo kubera ibigenda biza tubibona kandi biciye intege ndetse byadutera guhangayika. Nawe se uzi kubaka inzu mu buryo bukugoye, yamara kuzura igatwarwa n'ibiza cyangwa igafatwa n'inkongi y'umuriro? Uzi guhinga mu buryo bukugoye, ugahinga umushike ukabona imbuto mu buryo bukugoye, imyaka yamara kuba imigengararo ikarengerwa n'umwuzure? Uzi kwaka inguzanyo muri banki ugira ngo witeze imbere wowe n'umuryango wawe, wamara gukora umushinga wuzuye umeze neza ugatezwa icyamunara ubireba kandi utagira ahandi werekeza? Uzi kwikokora ukiga amashuri mu buryo bukugoye warangiza ukabura akazi? Uzi kwirukanka ku bintu wamara kubigwiza ukabura inda yo kubirya ahubwo bikaribwa na rubanda ubireba? By'umwihariko muri iki cyorezo cya coronavirus, uzi kugira ubukwe ukabura abaguherekeza? Uzi gupfusha ukabura abagutabara kandi abakugutabara bahari? Uzi kugaragaza amarangamutima yawe yose, yaba guseka, yaba kurira, yaba kuririmba, yaba gusenga, byose ukabikora upfutse iminwa kandi abanyarwanda baraca umugani ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa? Uzi kwicarana n'abana batari kujya ku ishuri? Uzi kuba pasitoro ukabwiriza abantu bakihana bagusaba kubatizwa ukabura uko babatiza kandi uri ruhande rw'amazi? Ibi byose ni ibibazo bitera guhagarika umutima, wibaza uko bizagenda. Kandi uko turushaho kwegereza imperuka niko ibitera guhagarika umutima bigenda byiyongera. Yesu rero waruzi ibi byose ko bizaba, waruzi akaga abantu bazahura nabo. Mbere y'igihe yagize kwihanangiririza abantu, maze atangira ikiganiro cye ababwira ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Kandi tugashima yuko yanasezeranye ko ari kumwe natwe kugeza ku mperuka y'ibihe. Niyo mpamvu nubwo turi mu isi y'ibibazo, Yesu atubwira ko tudakwiriye guhagarika umutima. Muri aya magambo yihariye avuga ngo ntimuhagarike imitima, guhagarika umutima bishatse gusobanura gushikagurika, ugahungabana cyangwa ukabura amahoro. Yesu rero yashyize bene ayo marangamutima mu kiremwa muntu. Mu ijambo ry'Imana umutima ni ryo pfundo ryo kubaho kwacu, kuko ari wo utekereza. Umutima ni usesengura kandi umutima ni nawe ufata ibyemezo. Umutima ni ryo zingiro ry'ubumuntu bwacu. Iyo rero iryo zingiro rigize ikibazo bituma habaho guhungabana n'urujijo mu mibereho yacu. Inkurikizi nta zindi, inkurikizi ziba kugira imibereho idahuyitse yo gutwarwa n'ibije byose ndetse no kutagira ishyikizo n'icyerekezo cy'ubuzima. Ugasanga umuntu yabaye inyamushyirya nino, ari byo mu Kinyarwanda uyu muntu utagira icyerekezo bitaga ngo ni ikiburaburyo. Umuntu wamaze kwangirika mu mutima abura iyo yerekeza, akaba ikiburaburyo. Niyo mpamvu Yesu atwihanangiriza ati ntimuhagarike umutima, kuko twabonye yuko ikibazo gikomeye gitera uko guhungabana ni ya ndwara. Indwara twavuze yitwa ubwoba. Noneho bwatera abantu bagashakishiriza insinzi mu bitagira akamaro. Niyo mpamvu kwihanangiriza kwa Yesu kugamije gukebura abamaze kubona ishingiro ry'ubuzima bwabo muri Yesu Kristo ngo batagwa muri uwo mutego w'ubwoba. Iyi nshinga yitwa guhagarika umutima ishaka kugaragaza ingaruka y'igikorwa cyangwa ibindi bifite ububasha ku muntu cyangwa ku kintu runaka. Urugero, igihe amazi yihindurije cyangwa abirindiwe n'ingufu zitayaturutsemo, ubona asuma cyane.
Yesu rero atubwira ko tudakwiriye kwemera kugengwa n'ibihe runaka by'ubuzima bwo muri iyi si y'ibyaha no kwigomeka. Igihe duteraganwa n'ibirushya, twabuze epfo na ruguru, nta mahoro dufite, turi mu icuraburindi, nibwo dukwiriye guhora dushikamye ku ijambo ry'Imana, kuko ari ryo riduha ibyiringiro muri Kristo Yesu. Mwibuke amagambo Pawulo yandikiye Abanyakorinto mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 16 mu mirongo ikurikira, yarababwiye ati mube maso. Cya kabiri arababwira ati mukomerere mu byo mwizeye. Cya gatatu arababwira ati mube abagabo nyabagabo. Cya kane arababwira ati mwikomeze. Iyo dushikamye ku ijambo ry'Imana, biduha ibyiringiro muri Kristo Yesu, kandi aho niho tubonera amahoro nyakuri. Nubwo mwese duhura n'ingorane, dukwiriye kugira amahoro muri Kristo Yesu, kuko tubisoma muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 33. Niwe soko y'amahoro wenyine. Dukurikije ibyanditswe, ayo ni amahoro arenze cyane kuba umuntu atari mu bihe by'intambara. Bisobanura yuko naho imibereho y'Imana yaduteganirije kubaho itashoboka, tubona nkaho turi mu mwijima, dukwiriye gukomeza kugira ibyiringiro muri Kristo Yesu, kuko arimo tubonera amahoro. Bishatse kuvuga kandi ko imibereho yacu igomba kuba ishyitse, noneho tukagarurwa, tukaremwa bundi bushya mu bumwe bushyitse hamwe n'Imana muri Kristo Yesu. Yesu yabashije gusana ahasenyutse mu mibereho yacu, maze aradukiza kandi atugira umwe, kuko yapfiriye ibyaha byacu. Niyo mpamvu dukwiriye kumwizera. Dufite amahoro kuri we ndetse no kuri bagenzi bacu. Bityo rero Yesu ashobora kutwitegereza maze akatubwira ati timuhagarike imitima yanyu bitewe n'ibyo mubona cyangwa se mushobora guhura nabyo mu isi, ahubwo mwiyunge n'Imana binyuze muri jye. Inshuti kandi muvandimwe wowe unteze amatwi, ntabwo dukwiriye kujijwa cyangwa ngo dukuke imitima, kuko muri Kristo Yesu tuhabonera ahazaza hashimishije ndetse n'ibyiringiro bikomeye. Ngibyo ibizadufasha kugira ibyiringiro, ndetse ibyo byiringiro bigatuma tugira amahoro kandi turi mu gihe cy'ingorane n'akaga. Nuko tumwizera cyane ko yavuze ko azabana natwe. Reka tugere ku ngingo ya 3 itwereka urufatiro rw'isi y'ibyiringiro rwashyizweho, ndetse ari rwo rutuma dushobora kugira ibyiringiro kandi turi mu isi itagira ibyiringiro. Urufatiro rw'isi y'ibyiringiro, ndavuga isi y'ibyiringiro, yasi nshya igizwe n'ibyiringiro bitangwa n'Abakristo bigisha ijambo ry'Imana. Urwo rufatiro rushingiye mu rupfu rukiza rwa Yesu Kristo. Mu by'ukuri amagambo ye atwihanangiriza, kuko twamaze kuyasoma, agira umumaro ukomeye cyane, kuko ashingiye ku gitambo cy'urupfu rwa Yesu Kristo. Urupfu rwa Kristo ni rwo rufatiro rw'isi y'abafite ibyiringiro. Ku kibazo cy'uko takwiriye guhagarika umutima, Yesu impamvu atubwira ati ntimuhagarike imitima, nuko turamutse duhagaritse imitima byatera ubwonko kugira umuze muke, cyane ko twabonye ko bifitanye isano no kugira ubwoba. Niyo mpamvu Yesu atangiza ayo magambo avuga ngo ntimugire ubwoba, kandi ntitwahawe umutima w'ubwoba. Yesu yasubije mu buryo bwimbitse agira ati kuko nabababarijwe, kandi koko yarababajwe. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 ku murongo wa 1, haranditswe ngo nuko ubwo Kristo Yesu yababarijwe ibyaha by'abantu mu mubiri, mubare ko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha. Bishatse kuvuga yuko dukwiriye kwemera kubabazwa, tukemera kubabara, tureka ibyaha byatubasi. Ndabizi kubicikaho biba biteye ikibazo. Ugomba kwemera kubabazwa. Kubabazwa mvuga ni iki? Niba hari abo mwasangiraga, nk'abo mwari mufatanije gukora ibibi, ukemera gutukwa ariko ukitandukanya nabo. Yesu yitegereje ibihe bishishana yaragiye guhura nabyo ku musaraba, maze yabwira abigishwa bati ubu mpagaritse umutima, mvuga iki kandi? Ese nsabe data nkiza urwa none? Nyamara kandi nicyo cyanzanye hano ku isi. Ahubwo ndasaba nti data wiheshe ikuzo, kuko tubisoma muri Yohana igice cya 12 ku murongo wa 27 na 28. Mbega urukundo ruhebuje
atwihanangiriza agira ati ntimuhagarike imitima yanyu. Niwe wabwiye abigishwa bati mpagaritse umutima, bishatse kuvuga yuko yishyizeho indimba zari izacu kugira ngo abone uko azitubohoraho. Ubwe yishyize ku kubura amahoro kwacu, kudatuza kw'intekerezo zacu, guhangayika gushingiye kuko twumva twaratandukanye nawe, kandi ibyo byose byamubayeho igihe atandukanywaga na se mu buryo bwose kandi bweruye, kuko twese twibuka amagambo yavugiye ku musaraba igihe avuga ati Eli Eli lama sabakitani, mana yanjye niki kikundekesheje. Yesu yari afite impamvu zifatika zituma ahagarika umutima. Ku musaraba Yesu yatandukanijwe na se ku bushake bw'Imana. Muri Yohana 14:15 ndetse n'igice cya 16:17, Yesu yitegereje abigishwa be maze arababwira ati ningenda ntabwo nzaba ntandukanye namwe mu by'ukuri, kuko twamaze guhuzwa n'umurungu ukomeye w'urukundo, kandi uko gutandukana ntaho guhuriye no kugiye kumbaho ku musaraba. Nuko rero ntimuhagarike imitima yanyu, ahubwo nimureke aba ari jyewe uhagarika umutima mu cyimbo cyanyu. Kubw'igitambo cya Yesu Kristo dushobora kubonera imibereho ituje n'amahoro muri we, kandi imibereho yacu ishobora kungwa n'Imana kubwe. Amagambo atera ibyiringiro yavuzwe mu buryo bwihanangiriza ntabwo ashingiye ku gitambo cy'urupfu rwa Yesu Kristo gusa, ahubwo ashingiye no kwisezerano ryo kohereza umwuka wera nyuma yo gusubira mu ijuru k'umukiza wacu Yesu. Mu buryo bumwe, igihe Yesu yarasubiye mu ijuru ntabwo yadusize, nta nubwo twari dutandukanye nawe mu by'ukuri. Uwo mwami tutari kumwe yakomeje kuba umwami uhoraho, kandi umwami uhorana n'abamwizera mu mibereho ya buri munsi ndetse no mu buzima bw'itorero. Ntabwo yigeze areka itorero rye aracyari kumwe naryo, ndetse yahisemo gutura muri ryo mu buryo bwa mwuka. Na n'uyu munsi wa none Yesu niwe uyoboye itorero rye. Umwuka wera yitwa undi mujyanama twahawe ngo amuhagararire, kuko tubisoma muri Yohana 14:16. Iyo umwuka wera tujeho, burya Yesu nawe aradusanga. Niyo mpamvu yavuze ati sinzabasiga nk'imfubyi. Ayo magambo ari ku 18 w'igice cya 14 cya Yohana. Binyuze muri we Yesu aracyatwihanangiriza kandi aracyayobora itorero. Reka twese tugire umutima wo kumwizera no kumwiringira, kuko ari kumwe natwe. Umwuka wera niwe utuma ibyavuzwe n'umukiza wacu Yesu bitugirira umumaro. Uhereye mu myaka ibinyejana byinshi by'amateka ya Kristo, Yesu ahora duhagarariye imbere ya Data nk'umutambyi wacu mukuru, mu gihe akomeje no kubana n'itorero mu buryo bwuzuye kandi bugaragara, akoresheje umurimo utangaje kandi ukomeye umwuka wera. Nuko rero yaravuze ati ntimuhagarike imitima yanyu, bishatse kuvuga yuko akiri kumwe natwe kandi azakomeza kubana natwe kugeza ku mperuka y'ibihe, kuko tubisanga muri Matayo igice cya 28:20. Hanyuma kandi amagambo atera ibyiringiro yavuzwe mu buryo bwo kwihanangiriza ashingiye ku ihame ry'uko gutandukana kuzagira iherezo. Hari igihe kizagera gutandukana kugira iherezo, maze twibanire n'Imana ubuziraherezo. Kwihanangiriza kugaburirirwa mu butaka bwiza bw'ibyiringiro by'umukristo. Bene ibyo byiringiro iyo bibuze, kwihanangiriza kuba gukuwemo iby'ingenzi byose, ahubwo muri ko hakumvikanamo amagambo apfuye yuzuye ubumara. Mu yandi magambo, ibyiringiro dutegereje bishimangira ishingiro ryo kutwihanangiriza kwa Yesu. Gutandukana kwacu n'umwami wacu ko mu bigaragara ni uko igihe gitoya. Mu gihe hari ibibazo, mu gihe hari ingorane, ntacyo byaba bimaze kubwira abantu ko badakwiriye guhangayika, keretse hariho isezerano ryo gushyira iherezo ku isoko y'ibyo bibazo, ndetse n'isoko y'imbaraga ibiri inyuma y'ibyo bibazo. Ibyo rero bizabaho ubwo ibyiringiro byacu bya gikristo bizigaragariza mu guhishurwa mu cyubahiro k'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ibyiringiro byacu bifite icyo gukora ku nyungu z'imibereho yacu muri iki gihe. Mu gihe tugitegereje ibyo byiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka kw'Imana yacu ikomeye n'umukiza wacu Yesu Kristo, twari dukwiriye twese kuba maso, maze tugahagarara dushikamye. Muri iki gihe duhora tubona amashusho y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'amakimbirane hagati y'abantu.
tukabona ibikorwa by'iterabwoba, tukabona ibiza bishingiye ku nkongi z'umuriro waduka, ndetse tukabona imyuzure, ndetse n'ibishyitsi n'imitingito, tukabona umwiryane mu bantu, intambara n'ubwumvikane buke mu mahanga, ihirikwa ry'ubutegetsi mu bihugu byo ku isi, gutandukana kw'abashakanye no kutumvikana kw'abana n'ababyeyi babo, tukabona indwara z'ibiyorezo bigenda bitera nk'uko sida yateye, hagatera ibicurane byo mu biguruka, hagatera ubushita, hagatera Ebola, none ubu tukaba twugarije na coronavirusi duhanganye nayo muri iki gihe, ndetse n'ibindi, mu gihe abaturage b'isi bose bafite ubwoba bw'ahazaza. Abakristo bo bafite ibyiringiro bitanga icyizere nk'uko tubisoma muri Tito igice cya 2 ku murongo wa 13. Haranditswe ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha nibyo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti kandi muvandimwe unteze amatwi, twese dutegereje ibyiringiro by'umugisha, kandi ibyo byiringiro by'umugisha nibyo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ubwo azaba agarutse, kandi uwo niwe Mana yacu ikomeye n'umukiza. Uwo yaritanze nk'uko twabibonye yuko urupfu rwe rwabaye urufatiro rw'ibyiringiro byacu kugira ngo aducungure mu bugome bwose. Niyo mpamvu nshuti kandi muvandimwe unteze amatwi, dukwiriye kwirinda ubugome bwose, kandi ubugome ni ikintu cyose kinyuranije n'amategeko y'Imana nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Bibiliya irimo amategeko y'uburyo butandukanye. Abantu benshi barigisha ngo amategeko yavuyeho, ariko ntabwo amategeko yavuyeho, amategeko azahoraho. Twese tuzi yuko amategeko yarari mu buryo butandukanye. Bibiliya yavuze ibirebana n'amategeko iyo dusomye igitabo cy'Abalewi igice cya 18. Igitabo cy'Abalewi cyose ndetse no kuva havuga ibyerekeranye n'amategeko atandukanye, yarari mu buryo bugera kuri 5. Amategeko agenga ubuzima, ayo mategeko ntabwo azigera avaho. Ni nayo mpamvu muri iki gihe kugira ngo twirinde coronavirus tugomba kugira isuku, tugakaraba neza. Isuku yitwa isoko y'ubuzima. Imana yatanze amategeko y'isuku, ayo ntiyigeze avaho. Imana yatanze amategeko y'imibanire n'abantu n'abandi, ayo mategeko ntabwo azigera avaho. Imana yatanze amategeko 10 ku musozi wa Sinayi, ayo mategeko ntabwo azigera avaho. Ndetse Yesu aravuze ati kugeza aho ijuru n'isi bizashira nta n'agace k'inyugute kazavaho. Amategeko y'umuryango, amategeko y'umuryango ntabwo azigera avaho. Mwese muzi yuko itegeko ry'umuryango Imana yatanze amategeko 4 ashyigikira umuryango kugira ngo urushe kugubwa neza, kuko tubisanga mu Lewi igice cya 18. Mwese abanteze amatwi mukwiriye kuhasoma. Amategeko 4: itegeko ryo kudashyingiranwa n'uwo muhuje amaraso, mwene wanyu wa bugufi. Itegeko rya 2 ryo kurinda umuryango, Imana yabuzanije ubusambanyi. Itegeko rya 3 nanone rikoze uruzitiro rwo kurinda umuryango, Imana yabuzanije gushyingiranwa kw'abantu bahuje igitsina. Itegeko rya 4 naryo rigize uruzitiro ruzengurutse umuryango, Imana yabuzanije abantu gushyingiranwa n'inyamaswa. Ayo mategeko 4 matoya akoze uruzitiro rwo kurengera umuryango. Ayo mategeko ntabwo yigeze avaho. Amategeko yavireho ku musaraba ni amategeko y'imihango y'idini, amategeko y'ibitambo n'imihango y'idini, kuko icyo yashushanyaga ari urupfu rwa Yesu ku musaraba. Igihe rero twirengagije ayo mategeko y'uburyo bwose atazigera avaho kuko abantu bakunze kugenda babyigisha, igihe tutayitondeye twitwa abagome. Isomo tumaze gusoma riravuga ngo Yesu yaratwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose. Ubugome bwose ni ukuva muri ibyo bidatunganye, kandi ngo yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwitwe. Ndasaba Imana kugira ngo wowe unteze amatwi uharanire kuba muri iri tsinda ry'abagize ubwoko bw'Imana bwite, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Nshuti kandi bavandimwe, abantu benshi bagenda bigisha ngo umurimo wararangiye. Ntabwo umurimo wigeze urangira. Kuzageza ubwo Yesu Kristo azagaruka azasanga umurimo ugihari.
nta na hamwe byanditswe yuko umurimo uzarangizwa na coronavirus nk'uko abantu benshi bagenda babyigisha. Ariko nk'uko twabibonye, indwara y'ubwoba ituma abantu baba banyamujirya nino bitewe n'uko muri bo bafite ikibazo, maze bagashakishiriza igisubizo ahatariho. Umurimo w'Imana uracyahagaze, kandi Kristo Yesu nk'uko twabibonye aracyawuhagarikiye, kuko yavuze ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'ibihe. Shuti kandi muvandimwe wowe unteze amatwi, muri Matayo 24:6 Yesu yaravuze ati mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho. Ibi byose dusomye bizabaho, ariko ntidukwiriye guhagarika imitima, ahubwo dukwiriye guhagurukira kugendera mu mategeko y'Imana no gukora ubushake bw'Imana. Yesu ati ntimuhagarike imitima yanyu. Ibyo tubona, ibyo turebesha amaso yacu biteye ubwoba, ndetse n'ibindi bizaza, dore ko Bibiliya ivuga ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi isimburwe n'indi nkuru mbi. Yesu Kristo agitinze hazaza n'ibindi biteye ubwoba, nk'uko Yesu yabivuze muri Luka 21. Ntabwo dukwiriye guhagarika umutima, ahubwo twese dukwiriye kunamba ku Mana, kuko tubiririmba mu ndirimbo 38 ivuga ngo unambe ku Mana ntuyimure, bona nubwo waterwa n'impagarara uzagarukirwa na rutare. Ndasaba Imana kugira ngo umuntu wese uteze amatwi amagambo y'Imana kuri uyu munsi w'isabato afata icyemezo cyo kuba mu ruhande rw'Imana, kugira ngo Kristo Yesu naza azasange tutarahahamutse, tutaratewe ubwoba n'ibiriho, ngo bitume tunamuka tuva mu byizerwa tubinzererezi tukaba abanyamuhirya nino, ahubwo Kristo Yesu nahishurwa azasange tugishikamye, tugikomere mu byizerwa, twarabaye abagabo nyabagabo, kandi twarakomeye muri Kristo Yesu, maze azatujyana aho igiye kudutegurira. Ibyo nsabira buri wese unteze amatwi muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe rihumuriza imitima yacu. Turi mu gihe isi igenda igana mu bihe bikomeye. Ndagusaba Mana yacu kugira ngo uduhe kugira ibyiringiro by'uko vuba bidatinze uzarema ijuru rishya n'isi nshya, aho ibyo tubona bitazaba, maze abagushikamyeho, abakunambyeho bakazagira amahirwe yo kubana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Reka tugusabe ngo iyi sabato itubere inkomoko y'imigisha myinshi, kandi ayo magambo aduherekeze uyu mwaka wose. Nituzongera kugira amahirwe kugira amateraniro makuru y'umwaka utaha wa 2021, twese tuzavugishwa impundu n'ibitangaza byawe. Twiteze yuko uzakomeza guhumuriza imitima yacu, uko watubwiye uti ntiduhagarike imitima yacu. Na n'uyu munsi wa none twizeye ko ukiri kumwe natwe. Twese dukomereze mu biganza byawe, uduhe kukwizera, kandi ibyo byiringiro ubikomereze mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Amaboko
nshuti kandi muvandimwe uteze amatwi radiyo ijwi